n'ubundi uko byagenda kose ntabwo uzigera kuba wagira ibibazo mu buzima bwawe. Ibyo ngibyo byo ntabwo uzigera kuba wabibura. Ubwo aho ngaho turi kumwe turatangirana n'umugore ari kumwe n'umugabo warimo aramusezera amubwira ati sheri, ni ukuri nzaba nagaruka, ntabwo ndi butinde ahantu ngiye kuba najya. Ubwo ariko hejuru y'imodoka niba murimo murayireba hari umugabo urimo urahamagara umugore. Hejuru y'iyo modoka nabwo hari undi mugore nawe uri aho ngaho arimo arabuza uno mukobwa cyangwa uno mugore ati wigenda, ndakwinginze wigenda, kuko nuramuka ugiye ibintu biri buze kuba byakubaho ntabwo biri buze kuba byaba byiza. Ubwo wa musore wari uri muri iriya modoka yatangiye kuba yamubwira ati vayo tugende, urimo urabona utarimo uranyerereza, uraza kuba wanyishyura andi mafaranga ari buze kuba yarenga kuri ibi bintu urimo uramparika ahangaha. Ubwo niko nyine undi arimo aramubuza ati wigenda ndakwinginze wa mukobwa we, niba uzi ubwenge wigenda. Ariko umukobwa barimo baramubwira we ntago arimo arumva, undi arimo aramubwira ati wigenda. Undi agatangira atari ku bundi urimo urambaza ibiki, ni iki kintu urimo urambaza, hari ideni nkurimo ngo nkwishyure, wagiye ukandeka ubundi wowe urinde uri aho ngaho. Umugabo yareba ariko akabura ikintu umugore we yaba arimo aravuga. Shoferi nawe yaje kuba yabika imizigo y'umugore. Ubwo umugabo nawe afite umwana, ariko wa mushoferi dore ukuntu yatangiye kuba yakisetsa akimwenyuza, dore niba murimo murabibona afite n'imbunda, afite n'imbunda. Wa mugabo ntabwo yoroshye, yatangiye kuba yavuga ati kabisa kabisa ibintu bimeze neza. Umuntu ufite imbunda si uyu nguyu umukobwa bagiye kuba bajyana koko aratekanye. Ubwo niko umugabo yatangiye kuba yamubwira ati sheri, ni ukuri urabona umwana araza kuba yagukumbura, ntuze kuba watinda, ugerageze ibyo ugiye kuba wakora ubisoze vuba. Umugore nawe ati sheri ntabwo ndi butinde, humura ntabwo ndi butinde. Ariko undi uri hejuru arimo aramubwira ati waretse kuba wagenda wa mukobwa we. Undi agatangira ati hari ikibazo ariko mfitanye nawe, ikibazo kiri hagati yanjye ni ikihe ngo tugikemure uretse ubugambo nk'ubwo ngubwo. Ariko undi arimo aramuburira, undi ntago arimo arabyumva. Itayari dore nuko nguko yinjiye mu modoka, ariko uwo nguwo arimo aramuburira undi ntago arimo arabyumva neza. Itayari shoferi nawe yarafunze ariko arimo aramwenyura, ukabona ko uno mugabo adasengeye, ugahita ubona ko atari shyashya. Itayari dore umugabo afite n'umwana aramusigaranye. Umugabo uriya mugore ugiye mu modoka afite umwana mutoya w'uruhinja. Umugore yaramumusigiye ngo agiye mu kazi gushaka ibirayi ibya kino kibebe, ibya kino kibondo bateruye. Imodoka nuko nguko yatsimbuye ihita igenda. Yewe nshuti zanjye, reka mbe nakubwira ati reba neza niba wakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibonera mutse ariko gushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like, dore cya kigabo cyatangiye kugenda kirimo kirayabara n'umugore. Ubwo yamubwira ati hari ikintu nagufashara, undi agatangira ati reka nta kintu uri bumfashe. Umugabo agaseka, umugore agatangira ati sibyo ngibyo, birasekeje kuba nkubwiye ngo nta kintu nshaka kumfasha. Ariko ikigabo cyatangiye kuba cyamureba nirari, igake gake ukamenya ko kino kigabo kidasengeye. Ubwo umugabo we nawe nuko nguko ari aho ngaho agatangira kuba yavuga ati yewe wambeshye inshuro nyinshi umbwira ngo ugiye mu kazi, ariko ntazi ibintu ugiyemo. Rero uyu munsi nibwo ngomba kuba namenya ibintu ugiyemo. Naguteze tracking device, ubu ngubu ndimo ndamenya ahantu hose urimo urajya, ndimo ndahamenya. Mu kanya ndaba nakugezeho menya ibyaha byawe uba wirirwamo cyangwa se uba wibereyemo, ukambeshya ngo wagiye mu kazi. Amafaranga uzana ndamenya ahantu ari buve, cyangwa se ahantu amafaranga uzana ahantu ava ndaza kuba nabimenya. Umugabo niko yatangiye kuba yaseka. Itayari umugabo ariko aravuze ngo yamuteze tracking device. Ubwo nakamukurikirana umugore nawe yatangiye kuba yavuga ati se ko mbona inzira irimo uranjyanamo atari y'umugabo ahubwo agaseka. Umugore yatangiye kuba yavuga ati yewe parika, iparika ahantu urimo uranjyana ntabwo mpazi. Umugabo yatangiye kuba yamuseka, ikibobo nta gasenge. Yatangiye kuba yamubwira ati yewe uko washakaga ko cyangwa se aho washakaga kuba wajya, isi wo nkujyanye tegereza nanjye mfite aho ngiye kuba nakujyana, aho ngiye kuba nakujyana kandi haraza kuba hakubera heza. Rero tuza ruhamo. Umugore agatangira ati iki none se unjyanye hehe, ubundi urimo uranshakaho iki wa mugabo we ko ntakuzi, ibite byawe njye naguhamagaye ngo unjyane ahantu nari ngiye kuba najya mu kazi, bite byawe urimo uranjyana he. Umugabo agatangira ati yewe ikintu no wamenya nuko ibyo urimo urakeka atari ko bimeze, nanjye mfite ibintu napanze cyangwa se mfite ibintu mba napanze, ntago kuri murabikeka ariko biri buze kuba byagenda, biranaguye kuri buze kuba waruko kuri muzima. Umugore agatangira ati ryo niterabwoba wowe, hagarika imodoka cyangwa mpamagare polisi, igira vuba vuba cyangwa mpamagare polisi izi kwereka ibintu bari buze kuba wagukorera. Umugore nawe ntiyazuyaje, yatangiye kuba yajya mu isakoshi. Umugabo nawe agatangira ati hano nta mariza haba, ibyo byo ni ibintu ugomba kuba wamenya, nta marizo hano haba.
Umugore koko yatangiye kuba yakurayo telefoni, amarizo yo ntayabarizwa muri aka gace yatangiye kuba yabireba byose, akabibona agatangira ati se wa mugabo we wandetse, ubundi wandetse koko, wandetse ngiye nyine urimo uranshakaho iki ngiye ko ntakuzi, none se basi ngiye uranzi? Dore wa mugabo we nawe yatangiye kuba yagenda gake gake afite n'umwana. Ubwo niko yatangiye kuba yareba ati wandebera, reba umugore yambeshye ngo agiye kuba yajya hariya hirya, none icyerekezo arimo arajyamo birabusanye kure cyane, nta hantu na hamwe bihuriye. Ikumbi nuko nguko wambeshyaga, ibintu sinajyaga mbigenzura, none ndabyiboneye ndakwifatiye. Unyumvira umugabo nyine yatangiye kuba yakeka umugore we, ngo umugore we angamuca inyuma byahehe, kandi ko umugore ahubwo ari mu mazi abira yatangiye kuba yavuga ati ngewe icyo ngiye kuba nakora nuko ngomba kuba nagushaka nkakubona, basi tugatandukana namajije kubikwereka ko nabibonye. Umugabo nyine yise apanga no kuba yatandukana n'umugore, icyo atazi nuko barimo baragenda bamushinyika. Umugore yatangiye kuba yavuga ati se basi wambabariye, ndakwinginze nukuri ndaguhereza ikintu ushaka cyose, ariko ndeke nigendere. Umugabo ahubwo akamusekaho kugira ngo anamwumva, akamuseka akamushinyika cyane, ukamenya ko umugore nyine bigoye kuba yavanga ari muzima, cyangwa se nyine ntumbaze ibintu agiye kuba yamukoreraho. Ariko mwibuke neza, twatangiye uno mugore barimo baramuburira, ariko ntiyigeze abyumva. Ubwo umugore niko yatangiye kuba yacunga hanze, basi agatangira kuba yatekereza se ubungubu imodoka sinayisimbukara, irimo iragenda ubungubu sinayisimbuka, nkaba nayivamo. Umugore niko yatangiye kuba yafungura imodoka. Umugabo abibonye yatangiye kuba yavuga ati we hagarara hagarara. Ubwo imodoka niko yahagaze, umugore nawe aravuga ati ne uzansange Nyanza ngewe ngengegege. Umugabo nawe yatangiye kuba yavuga ati reka reka ntibyakunda, ibyo ngibyo urimo uratekereza ntibyakunda. Dore umugabo nawe niko yavuye mu modoka. Umugore ariko nawe araminutse aragiye, undi yatangiye kuba yamwiruka tayari dododo. Umugore yatangiye kuba yakirukanka. Ubwo umugabo nawe yatangiye ati we hagarara aho ngaho urimo urashaka kuba wajya hehe? Urakeka ko ibyo bintu byaza kuba byaguhira? Iri shyamba ni iryanjye, niho akazi kose ngakorera. Urakeka ko wacikira aha ngaha? Ninza kuba nagufata we ntabwo uri buza no kuba wamaraho iminota mike ukiri muzima. Umenye ko ibyawe bigiye kuba byakurangiriraho. Umugabo umenye ko yica n'abantu, ntago ari ukuvuga ngo yamushimuse, ahubwo aranabica. Yatangiye kuba yamukurikira, umukobwa nawe yaminutse ari kwirukanka cyane. Imana tabara, tayari umukobwa nuko nguko yirukansi, ikibuno mpamaguru, tayari gake gake. Dore nuko nguko ibintu birimo birakorwa. Umukobwa nuko nguko yaje arasimbuka, ahita atangira kuba yakishaho ngaho. Dore umugabo nawe nuko nguko yaje atangira kuba yahagarara hejuru y'umukobwa, agatangira ati we iri shyamba aho waba uri hose umenye ko ndibuze kuba nakubona. Dore muri hejuru, ariko umukobwa ntago barimo baramubona. Yatangiye kuba yavuga ati aho waba uri hose umenye ko ndibuze kuba nakubona, kuko iri shyamba ni iryanjye, nkaba ndi umwami w'ishyamba. Ndaza kuba nagufata ngo ukataguremo ubuce, nta n'umuntu uzigera ukubona. Umugabo nuko nguko yirukanse ngaraza kuba yamukatamo uduce. Ubwo nuko nguko umukobwa cyangwa se umugore yasigaye aho ngaho. Dore nuko nguko arimo arareba, agatangira kuba yavuga ati ndaca hehe, ibintu biragenda gute, ndabigenza gute? Umugore nuko nguko yatangiye kuba yavuga, ariko dore wa mugore twabonye ari hejuru y'imodoka nuko nguko yisa amugeraho. Umugore nawe agira ubwoba, atangira kuba yamubwira tumva nkubwire, ibyo byose ukuri murabikeka siko bimeze, ugomba kuba watuza ibintu byose nakubwiye. Wanga kuba wanyumva, uriya mugabo ntago ari umuntu mwiza. Undi agatangira ati ntago nari kukwizera. Ni gute nari kukwizera ari ubwa mbere nkubonye? Nari kukwizera gute ari ubwa mbere nkubonye ngo sinjyane n'uriya mugabo? Ndagatangira kuba yavuga ati none se urakeka ko ngewe ndahangaha ari uko nishimye? Uriya mugabo nanjye yarampemukiye, cyangwa se niwe wakoze bino bintu byose, niwe nyirabayazana. Urakeka ko ngiye ndi hano cyangwa se mpagaze gutya nishimye? Nanjye byari umunsi umwe ngiye ku kazi nk'abandi, nzi ko ngiye kuba najya ku kazi, ariko aho nahuriye n'uriya mugabo ibintu byose byarangiritse, byose bitewe nawe. Ibintu byose byarangiritse. Ubwo niko batangiye kuba badusubiza inyuma. Wari umunsi umwe nk'uko arimo arabivuga yigiriye ku kazi, niko yateze nyine imodoka, cyangwa se yahagaritse imodoka ngo ibe yamutwara. Nawe ntiyazuyaje. Mwitondere za modoka mugenda mutegamo, haba harimo ba kibobo bashimuta abantu. Dore nuko nguko yarebanaga irari, agatangira kuba yareba undi. Yatangiye kuba yamubwira ati umugoroba mwiza bosi, umugoroba mwiza. Agatangira kuba yamubwira ati ungeze muri kanko.
undi agatangira kuba yareba ati oya nta kibazo ngomba kuba nakugeza, ariko arimo aritegereza itako ry'umukobwa. Undebere nawe, umukobwa yatangiye kugenda yirangariye nta kibazo na gito afite, ariko Kibobo yatangiye kuba yagenda amutera imibare. Umugore agatangira ati se ko mbona ahantu uri muranjyana ntahazi, aha hantu uri muranjyana ni hehe? Ikigabo kirimo kiramwitegereza, umugore nawe agatangira ati kata imodoka, aha hantu ntago ariho unjyanye. Ubwo umugore nyine arimo aravuga ati kata imodoka unsubize aho nkuye cyangwa se unjyana aho ndimo ndashaka. Ariko umugabo agatangira ati oya, inzira zose zigera i Roma, ahantu hose se niyo waca hehe hose waza kuba wagera aho ugiye. Isi n'ubundi irikaraga, niyo twaguma hano isi yakikaraga ikaza kuba yahadusanga. Isi by'icyuki se, uzi ikintu se buriya nagukundiye, nakunze amatako yawe ukuntu ari inzobe. Umugore agatangira ati se wa mugabo we, gute urimo uravuga ibyo bintu? Umugabo agatangira kuba yavuga ati ibyo ndimo ndavuga urimo urabyumva, ahubwo ni gute utarimo urabyumva. Umugore yabonye ko ikigabo kitagenzwa n'ubusa, kitagenzwa na kamwe, yatangiye kuba yavuga ati fungura imodoka ngende. Ifungura. Undi agatangira ati reka reka, ntago nakureka ngo ugende, ibyanjye ntabikoze, reka reka ibyo ngibyo byo ntibikunda, ibyo ngibyo byo ntibikunda, ntago nakureka ngo ugende. Dore ikigabo nuko nguko cyatangiye kuba cyamubwira ati vayo dukora utuntu twacu twipoye. Umugore niko yavuze ati wambabariye wandetse, dore imodoka nuko nguko yataye kontroli, dore imodoka ngira ta kontroli, nuko nguko baje bayiparika aho ngaho neza, itayara amaferi nk'ayimbwa. Niyo modoka yafashe umugabo, nuko nguko yatangiye kuba yakirukanka avuga ati reka nze nkwereke. Umugore nawe yavuye mu modoka yazungereye, ubona ko agasereri kamufashe, ibintu nawe birimo biramubaha atabizi. Dore umugabo niko yamuhagaze impande, atangira kuba yamureba akanamwenyura agaseka, agatangira kuba yamuseka. Umugore nawe ntago arimo arumva cyangwa se ntago arimo arareba niba kino kigabo cyagize ibintu kimutera, ariko umugore niko yatangiye kuba yazungera. Umugabo nawe agatangira kuba yamuseka akamubwira ati yewe mwiza, none se bite byawe, gute urimo urigira gutyo kandi uyu munsi ari njye nawe? Unyumvire nyine. Ikigabo cyatangiye kuba cyavuga ati gute urimo urigira gutyo, wowe uri gute wakeka ko ninde ngewe wababwiye ngo bazabareme mwigize beza cyangwa se bazabareme muri beza? Kuko isi yose ni iyanjye, ni gute ngewe nakureka ukagenda? Reka reka, none urimo urareba ukuntu ufite ikibuno nk'iki ngiki kirimo kirankurura we. Ubwo umugabo agatangira ati niko reka mbanze nkwereke. Ubwo umugabo niko yatangiye kuba yamudiha itayari. Ubwo nyine yagiye akora utuntu twe yipoye, amujyaho nyine kuri byiwe yiturije. Arangije ubwo akaza gasoje, arangije nyine ubwo icyakurikiyeho cyari ukuzana umugore, icyakurikiyeho kwari ukuzana umugore. Dore ngaraza umurambo nuko nguko yawuzanye, itayara urenze imanga. Ubwo niko umugore yamurengeje imanga, arangije cyangwa se arangije gukora ibyo yakoraga. Dore ngarahita aseka agatangira kuba yavuga ati mbabarira mbabarira. Ubwo arimo arasubiramo umugore ukuntu yavugaga ati byanjye ndabikoze, kubw'izo mpamvu sinzongera no kugira kugura umukobwa, reka reka ndajya mbisoza mpite mufata n'ubutaha ntazamusubiraho. Unyumvire nyine umugabo kanuni afite cyangwa se ukuntu ibintu byiwe aba yabipanze, nka kuri umuntu agura indaya nyine, wenda nubwo ntari nazigura ariko ndabyumva. Ariko nyine we yaravuze ati nzajya ndangiza kuba nakora ibyanjye none nabikorera ubuntu, mpite nkwica n'ubutaha ntazongera kuba nakugura. Ubwo niko wa mugore yatangiye kuba yamubwira ati wabyumvishije ibyo nakubwiraga? Ese urakeka kuri uri hariya hirya atari njyewe? Uri urimo hariya urimo urabona ko atari njyewe? Ubwo umugore niko yamweretse we nyine umurambo we. Umukobwa yise avuza induru ati ndapfuye we. Umugabo arimo aragenda, dore gutangira kuba yakumva kanunu, yumvishije agasaka atangira kuba yavuga ati wow, mbega byiza mbega byiza. Tayari dore gutangira kuba yakimwenyuza, gutangira kuba yakisetsa. Undi agatangira ati iki wajya ugabanya ubugoryi nk'ubwo ngubwo urimo uravuga? Ukeka ko tutari mu ishyamba, utari mu ishyamba wenyine n'uriya mugabo? Njye n'ubundi ntago ari buze kuba yambona, ahubwo ikintu nakugira mu inama wa mukobwa wirukanka ukizwe n'amaguru, kuko uriya mugabo nagufata araza kuba yakwica. Umukobwa niko yabyumvishije gukebuka buri umugore kare. Wa mugabo nawe yatangiye kuba yavuga ati ubundi ishyamba riba ari iryanjye, n'ubundi nta hantu wari kuba wajya, n'ubundi nari kuza kuba nagufata, kuko ishyamba riba ari iryanjye ninjye mwami. Uriya nawe ngiye kuba namuhemukira cyangwa se ngiye kuba namukorera utuntu twanjye, nindangiza none nawe mwice, tayari ishyamba nzaryuzuza imirambo. Umugabo niyo myumvire afite ngo ishyamba rya azaryuzuza imirambo. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ndakora iki ndakora iki ndakora iki. Ubwo niko yagize ubwoba,
atangira kuba yakibaza ikintu yakora, dore gutangira kuba yakirukanka. Gake gake umugabo nawe arimo arirukanka akurikira ijwi ahantu yaryumvishe ririmo riravugira. Dore gutangira kuba yavuga ati ni hehera, umukobwa ni hehe arimo arasakuriza, ni hehe arimo arasakuriza, mwumvishije sikigariwe dore akajinya. Yarageze nyine yaraburiwe, abura umukobwa rero, dore umukobwa gutangira kuba yakirukanka gukizwa n'amaguru. Ubwo umugabo nuko nguko yarebye atangira kuba yareba hirya akavuga ati dore nguriya sha. Umukobwa nawe ikintu arimo arakora ni ugutangira kuba yareba imodoka. Dore umugabo nuko nguko yarebye atangira kuba yavuga ati wow, ndakubonye ngufashe ntirukanse. Umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati reka nzi imodoka nyitware. Ariko kugeramo dore imodoka ntago irimo iraka, umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ndakora iki? Ubwo umugabo nawe nta kindi kintu arimo arareba umukobwa ukuntu arimo aridagadura mu modoka, akavuga ati yewe imodoka ni iyanjye, ni njye ngenyine uzi ukuntu nyatsa nyishitura, ni za modoka banashitura ntago ari imodoka nzima. Akavuga ati rero ubwo urumva ko nta hantu uri bunshikire. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ndakora iki kimodoka ndagitwara gute? Reba imodoka ibirimo na kontaka ariko kuba yayatsa byanze. Ubwo umugabo nawe agatangira ati yewe mbega akajiji. Ubwo akamuhamagara ati yewe umukobwa we, urakeka se ko ibyo bintu biri buze kuba byaguhira? Umukobwa niko yakebutse kureba neza abona umugabo yatangiye kuba yavuga ati mana yanjye ndakora iki? Umugabo nawe agatangira kuba yavugira hejuru cyane akamubwira ati we tuza ndaje nkwereke. Umukobwa nawe niko yabonye ko nta kundi kuntu yaza kuba yaharokoka. Ikigabo nacyo cyaje kirukanka kivuga ati reka nze nkwereke. Umukobwa yaciye mu muryango wundi dore gutangira kuba yasohoka. Umugabo nawe nuko nguko yaje yirukanka cyane avuga ati reka nze nkwereke. Gake pole tayari. Umukobwa nawe nuko nguko araho, undebere dore ibintu birimo birabera ahangaha. Ikigabo cyaraje gitangira kuba cyakimwenyuza, ikigaseka cyane. Gake kigaseka. Ese ibi bintu wabyita gute? Ibi bintu wabigenza gute? Dore nuko nguko yarebye umugabo atangira kuba yavuga ati haha ngiye kuba nagufata yewe kibebezo tugiye kuba twakora ibyacu, ndagufashe. Ariko kureba dore yabuze ikintu na kimwe. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati mana yanjye ndakwinginze ntabara, iry'uyu munsi gusa ntabara, ntago nshaka kuba napfira ahangaha muri ano mashyamba. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati mana yanjye ntabara. Ariko ikintu kiba kibabaje ni ukuntu twambaza Imana tugeze mu byago gusa ukaba utayibuka mu gihe ubona uri mu bihe byiza. Dore aho ngaho hari umupolisi watangiye kuba yanyuraho, dore aho ngaho hari umupolisi wanyuzeho yahise ahamagara ati ye mugabo uri mu biki ko mbona urimo uragenda unyonyomba? Umugabo baramufashe nyine arimo aragenda anyonyomba. Yatangiye kuba yavuga ati ofisiye ibimeze gute? Undi agatangira kuba yamubwira ati niko ahangaha ko nta modoka zijya zihagera, iyi modoka yageze ahangaha bite byayo? Ubwo nicyo kintu yatangiye kuba yamubaza. Wa mukobwa nawe arimo aragenda azenguruka imodoka. Umugabo yatangiye kuba yarya indimi, agatangira ati narinje kuba nafata akayaga, ariko ibintu byose bimeze neza mu nyihangane, ndetse nanone nabizi ko imodoka zitajya ziparika ngaha, ariko ibintu byose ndakubwira ko bimeze neza, ngiwe nta bibazo njya nteza, ibintu byanjye byose biba bimeze neza. Nanjye numbona urambona nk'umuntu utuje kandi utekanye, nta kibazo na kimwe nateza, n'ukuri inyizera. Umupolisi agatangira kuba yavuga ati rero ikintu kigiye kuba cyakurikiraho hano ntabwo biba byemewe, kuko hano haba harimo inyamaswa zakugirira nabi. Byaba byiza uhise uva ahangaha kuko ntabwo byemeye kuba wazana imodoka ukayiparika ahangaha, hari n'ibindi byinshi urimo urabangamira. Igira vuba ukura imodoka muri kano gace, cyangwa se ukura imodoka hano, ntabwo byemeye. N'undi yawe yatangiye kuba yavuga ati nibyo se ntari reka nze. Agatangira kuba yareba hirya, akabura hino. Gake ubwo umugabo niko yatangiye kuba yamubwira nyine ngo akure imodoka ahangaha. Agatangira kuba yareba, dore wa mugore nuko nguko yahise aboneka. Atangira kuba yabwira wa mukobwa ati we igira vuba ugende urebe niba uriya mupolisi hari ikintu yagufasha. Hari inyuma hari umupolisi, genda ugire vuba urebe niba hari ikintu yagufasha, umubwire kuri mu mazi abira abe yagutabara. Kandi nawe wibuke kuba wamubwira ibyanjye, nanjye umporere kiriya kigabo baze kuba bagihanira ubigikwiriye, nanjye umporere. Umukobwa nyine nicyo kintu yamusabye ko nawe yamuhorera ku bintu na mugabo yabakoreye, cyangwa se nyine yamukoreye, ndetse n'ibyo yaragiye kuba yakorera umukobwa. Agatangira ati rero genda gira vuba ugende urebe ikintu wakora. Ubwo niko umukobwa
yamubwiye tayari undi nawe yaravuze ati niko bimeze reka nze mbikore. Undi akamubwira ati hute ihute dore nuko nguko yisabura wa undi nawe aracyarimo ararya indimi. Agatangira ati ariko njye nta kintu na kimwe ndimo ndangiza, ibintu byose bimeze neza dore wa mukobwa nuko nguko yaje atafandi ofisiye we ntabara. Tayari dore nuko nguko yise amufata. Agatangira ati ariko sheri ntugasare. Ubwo ofisiye nawe yatangiye kuba yakibaza ati bano bantu se bari mu biki. Ubwo umugore yatangiye kuba yavuga, umupolisi nawe agatangira ati niko hano hari ikibazo cyaba kiri aha ngaha ntaba ndimo ndamenya cyangwa se hari ikibazo ntarimo ndamenya ikiri hagati yanyu. Ikibo batireka reka nta kibazo na gitoya, ibintu byose bimeze neza, ahubwo no mugore nyine nuko yaratunguwe. Dore uriya n'umupolisi nuko wenda utari umuzi, uyu nanjye n'umugore wanjye, ahubwo dore afande reba hirya dore hariya. Dore yahise arangaza umupolisi atangira kuba yakirika umukobwa ati wabonye uraramukuvuze ndahita nkumenenda ndahita nkurasa. Yamwiritse imbunda amubwira ko naramuka avuze ari bumupime. Umukobwa nawe yese yifata ku munwa, hano nta kintu waba ukivuze. Umuntu akikwereka imbunda yakemera bakanakurasa cyangwa se yakemera akanakurasa, ariko nyine ibintu byo bikagenda neza. Ubwo umupolisi yatangiye kuba yavuga ati none ndabona ibintu byose bimeze neza, none se kuki utari wambwiye ko ufite umugore, none se uri umugore we? Undi nawe ntiyabihakana yese yemeza ati cyane. Ubwo umupolisi yaravuze ati ntari bireka ngiye nigendere, ariko mwibuke ko gutinda ngaha bitemewe, mugire vuba vuba muhite mutwara imodoka muva aha ngaha, ufate umugore wawe muhite mugenda. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati yego afande, twe twari twaje aha ngaha rwose tuje kurya ubuzima, njye n'umugore wanjye numvaga nta kibazo kiri aha ngaha, ariko niba bitemewe nta ribi nta mpamvu yo kuba twahangana, reka natwe duhite tugenda. Umupolisi yarabyumvishije. Dore umugabo we nuko nguko yahise ahagira umugabo w'umugore, dore ngo aratangira kuba yahagira. Agatangira ati niko ese ni ibyo ngibyo wabaga umbwira ngo wajemo? Ako niko kazi wabaga urimo urakora? Ntumbe ukambeshya ngo waje mu kazi naho ni ibyo ngibyo wabaga wibereyemo? Hano biba biguhamye, cya kiba kiguhamye. Dore ukuntu umugabo amufashe. Yatangiye kuba yavuga ati ngandebera nawe ukajya aho ngaho ugatangira ukambeshya ngo turakundana byahehe. Umupolisi yatangiye kuba yavuga ati niko wa mugabo we, ibyo bintu urimo uravuga se uriya mukobwa kari kumwe n'umugabo we uwo urinde igutura aha ngaho? Ahubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati uwo ni umuvandimwe wanjye afandi, uwo ni umuvandimwe wanjye. Buri gihe aramfuhira nawe agakabya, aramfuhira rwose agakabya. Ubwo umukobwa nyine yatangiye kuba yakitanguranya, nawe ari wowe bino bintu byakubaho cyangwa se wabikora? Yahise yita umugabo we ngo ni umuvandimwe we, ngo ni musaza we. Dore umugabo nawe gutangira kuba yavuga ati koko ibintu niko bimeze ndi umuvandimwe we, niko yatangiye kuba yabyemeza. Ubwo umupolisi nawe yaravuze ati nta kindi kintu rero nababwira, ikigiye kuba cyaba nuko tugiye kuba twavangaha, mufate imodoka yanyu mugende, nta kindi kintu nababwira. Fata umugore wawe muze kuba kandi mwagira umunsi mwiza, reka nanjye njyane n'umuvandimwe wawe tujyane, ibintu bimeze neza, namwe mwirire isi. Dore abandi basigaye ngo barimo baraseka ati niko bimeze, kandi mugire umunsi mwiza. Yewe mushuti wakigendeye se ukagenda? Ubwo niko umugabo nawe bamubwiye ati gendere, nta kintu wakora aha ngaha, ibintu biba bikurangiriyeho. Dore umukobwa nyine cyangwa se umugore nawe yabuze ikintu yakora, ariko umugabo nawe yarahindukiye. Yahise atangira kuba yavuga ati niko nakwitaga sheri, ariko basi ubu ngubu ndumiwe. Ukora ibyo ushaka byose, ukora ibintu byose ushaka, ariko umenye ko ndashaka kongera kukubona iruhande rw'umwana wanjye. Umwana wanjye nzamwirerera, nzaba papa nzaba mama, nzamwirerera, ariko ntuzongere kuba wagira impande y'umwana wanjye. Nicyo kintu ngusabye, ugende wikundanire n'uwo mugabo, mugende urukundo mu runoze. N'undi agatangira ati genda sha, ibyo ngibyo ajya kubibwira inka Nyabugogo. Nkandi umugabo nuko nguko yagiye uko nguko, abandi basigara ngo agatangira ati wakikoryiwe, uribeshya ugira ikintu uvuga cyangwa se ukora, ndahita nkwereka tugende. Tayari dore nuko nguko yahise afata umukobwa, yaramuhindukije. Umukobwa ndebera dore ukuntu ababaye, umukobwa arababaye. Ariko mbere yuko dukomeza, reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona, iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo umukobwa niko bamushyize muri butu, agatangira no kuba yarira. Umugabo agatangira ati we ececeka, ngiye kuba nagira ahantu nkujyana, ntuze kuba wasakuza ngo usahinde, wibuke ikintu mfite aha ngaha,
ntabwo kireba, ni njye njyenyine ureba kandi ugomba kuba wanyitwaraho neza kuko ni njye uri kureba. Ibitari ibyo ngibyo nakumena imbavu. Umugabo nuko nguko yahise atangira kuba yakwara imodoka, harimo arazana umukobwa. Umugabo ntabwo yoroshye, umugabo ntabwo akina, isi muzima tayari, dore nuko nguko yageze aho nyine agiye kuba yabisoreza ahantu hatuje. Ariko dore niba urimo urareba neza, dore umugabo, dore wa mugabo w'umugore nawe ari aho hafi. Umukobwa bamwicaje mu modoka, umugabo yatangiye kuba yaseka, dore undi yafashe umutaka akavuga ati reka nze mbikore. Umugabo agatangira ati niko none se undebye neza urabona nsiramuye cyangwa ndasiramuye? Yumvira ikigabo cy'ikigoryi. Umugabo niko yamuturutse inyuma ahitamo kubeteye umutaka. Umugore kureba neza, dore ibyaramucanze hano hari ibintu bikubaho, ukavuga ati si ibi bintu ni ibyanyabyo. Yahise afata umutaka wunaga hasi atangira kuba yahamagara ati sheri ni wowe? Umugabo agatangira ati cyane, njyewe bitewe n'ibintu byabaye nanjye ubu ngubu sindabyiyumvisha. Njyewe dore naje nkurikiye telefoni, none dore telefoni yawe n'ubundi hantu nayisanze nayitoraguye, bihita bituma nkurikira ahantu mwari murimo murajya hose, bituma mbakurikirana. Narebye telefoni yawe nayitoraguye. Ubwo icyatumye agaruka nuko yatoraguye telefoni y'umugore, ahita agira amakenga. Ubwo umugore nawe yatangiye kuba yavuga ati ni ukuri sheri, uko wabifashe siko bimeze, njye sinatekereza kuba naguca inyuma. Nanjye uno mugabo nari nigiriye mu kazi bisanzwe, ahubwo arantangira ngira ngo ni umushoferi bisanzwe. None dore ibintu yaranzanyemo, yaragiye kuba yanyica. Hari n'undi mukobwa nawe yishe. Ubwo niko umukobwa nyine yatangiye kuba yamubwira byose, ajya aramubwira ati uno mugabo ntago ari umwana mwiza. Ubwo umugabo niko yahise amubwira ati sheri, umbabarire kuba nari nagutereranye, umbabarire kuba ntakwizeye, umbabarire kuba ntakumvishije. Iyo biza kuba nakabaye nakumvishije kugira ngo ibintu byose bize kuba byagenda neza, ariko umbabarire, ndakwinginze umbabarire. Ubwo umukobwa niko nyine batangiye kuba bamusaba imbabazi uwo n'umugabo we, akamubwira ati umbabarire, nakabaye nakumvishije. Dore wa mupolisi nawe ari aho hafi muri iyo nzira, yaje avuga ati nibiki biri ahangaha, nibiki birimo birajya mbere. Dore nuko nguko batangiye kuba bavuga ati ofisiye, ngwino ahangaha ufate uno mugabo, ntago ari umuntu mwiza, ngwino umufate, ngwino umufate, ntago ari umuntu mwiza. Umugabo niko bahise bamufata umugabo, cyangwa umupolisi agatangira ati niko nanjye nagukemangaga, ariko ibintu wakoze ni ibicyo. Ndagatangira kuba yavuga ati ariko njye nta kintu nigeze nkora, barimo barambeshyira, ndimo ndarengana. Umupolisi agatangira kuba yavuga ati ibyo ngibyo byose biraza kuba byamenyekana ari uko tumaje kuba twakora iperereza. Ibyo ngibyo kuba wabivuga gutyo gusa ntabwo bihagije, turabanza dukora iperereza. Undi agatangira kuba yavuga ati ni ukuri nta kintu kibi nigeze nkora. Ubwo umugabo yatangiye kuba yavuga ati uwo ni umwicanyi ruharwa, mugende mu mufunge. Ubwo niko umugabo bamujyanye, abandi nabo basigara aho ngaho, umugabo ndetse n'umugore bisigariye aho ngaho. Ibintu ari ubutamu, undi bamujyanye kuba bamufunga. Tayari, dore wa wundi nawe yahise atangira kuba yaza gushimira, akamubwira turakoze cyane kuba wenda witabaye, bitabaye n'abandi bana b'abakobwa benshi cyane utamenya umubare, kuko uriya mugabo ntabwo yari yoroshye cyangwa se ntabwo yari mwiza. Undi nawe agatangira ati nawe wakoze kuba wantabaye cyane, wakoze, ni ukuri ndagushimiye, byose ndimo ndabikesha wowe, wakoze cyane kubw'ibintu wakoze. Undi nawe akamubwira tugira umunsi mwiza, ariko Imana ijya ibana nawe wa mukobwa we, ibintu uba wakoze birahambaye, bye. Nuko nguko yagiye. Ariko umugabo agatangira ati none kuri murivugisha niki kiri hariya urimo uravugana nacyo? Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ni wa mukobwa nakubwira guriya mugabo yishe yambonekeye, cyangwa se roho ye yambonekeye, niwe twari turimo turavugana, ariko ahise agenda. None se sheri natwe twagenda? Ubwo umugore nyine yabwiye umugabo ati natwe twagenda. Umugabo ati tugende. Bari babikemuye, ibintu byose birangiye neza. Dore nuko nguko bigerangiye, ikigabo cya Sekibi bakijyanye. Ibintu nabyo ibyari bimaje kuba byakirangiriraho, nta kindi kintu yakitabaza cyangwa se ukundi kuntu yabigenza, ibintu byose byari bimurangiriyeho. Nuko nguko nakubwira ati karangiye uko, ariko kuba kano karangiye ntago ari ukuvuga ngo inkuru zirarangiye. Inkuru zo ni umunsi ku munsi zizajya zihoraho. Mbere yuko tugasoza rero, reka mbe nakubwira akantu gato ya nshuti yanjye. Reba neza niba wakoze kuri subscribe, niba utayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona, cyangwa se waba wayibonye iramutse yagushimishije, ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo ni ukuvuga ngo inkuru zo ni ukuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere.
nta munsi dusimbutse, zose tuzishyiraho umunsi ku munsi. Inkuru zo ni umufiririzo, ahubwo mutyaza amaso, inkuru zo tugiye kujya tuzireba umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, bye bye, reka duhure ku munsi w'ejo mu zindi. Ciao ciao.